Mbahaye ikaze hano ku muyoboro wacu wa Ruhura Ubuzima TV, nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Uyu munsi rero tugarutse kubabwira inkuru y'abagore babiri bo mu karere ka Kayonza, aho bahora bashondana bari gupfa ngo umwe afite nyashi undi akaba nta nyashi afite, ariko nanone iyo batembereye mu santere umwe yasanga undi ari gusangira n'umugabo akaba yamufuhira bitewe n'uko ngo yicaranye n'umugabo. Abagore bakomeza batangaza ko amakimbirane yabo amaze igihe kirekire, aho amakimbirane yabo amaze kuba yamara imyaka 2 bari mu makimbirane, akaba ari ukubera ko nanone ngo umwe yaje guturana n'undi, bakaba batuye mu mbuga imwe ndetse ingo zikaba ziteganye, ingo zirebana urugo ku rundi. Aho abagore bakomeza batangaza ko umwe kugira ngo azorohere undi bisaba kugira ngo umwe abe yabisa undi. Nk'uko bisanzwe rero reka dukomeze turambura aya makuru, aho nkubwira ko utarakora subscribe cyari igihe cyiza cyo gukora subscribe. Niyo nkunga rwose ikomeye tugusabye idasaba amafaranga, ariko nanone wabona unyuzwe n'ibiganiro byacu ukaba wakora share, comment, ugatanga comment kugira ngo twumve icyo utangaza ku biganiro byacu, ndetse kugira ngo ujye unyurwa n'ibiganiro bitandukanye tugenda tunyuza hano ku Ruhura Ubuzima TV. Tugarutse rero ku nkuru y'abagore, abagore batangaza ko umwe ahora atuka undi, undi nawe agahora atuka undi, ariko bakaba mu by'ukuri batangaza ko icyo bapfa nabo ubwabo batakizi neza, ariko nanone hakaba harimo n'ubwishongozi, aho umwe anyura ku wundi ngo agakubita ikibuno akavuga ati urabona ko njye mfite nyashi. Nk'uko bitangazwa rero n'abaturage baturiranye n'aba bagore, batangaza ko aba bagore bakunda kwishongoranaho bitewe n'icyo umwe arusha undi, aho umwe muri aba bagore afite umugabo w'umwarimu, aba atangariza undi ati jyewe bitewe n'uko mfite umugabo w'umwarimu, imitungo yawe nshobora kuyigura nkakwimura, cyangwa se nkatuma nkagusenyera iyo nzu yose. Ariko mu by'ukuri n'undi akavuga ko uyu mugore ufite umwarimu amwishongoraho ari ukubera umugabo we atari hafi, bitewe n'uko ngo yagiye mu Rupagaso i Kigali, aho ndetse n'ubuyobozi bukaba bwahageze bukaza gutangaza ko burabikurikirana mu maguru mashya, bukavugutira iki kibazo umuti, ndetse bagashaka n'uko bakunga aba bagore mu maguru mashya, bitewe n'uko abagore ikibazo cyabo gikomeje. Ubuyobozi butangaza ko cyagera kure, akaba ariyo mpamvu rero ubuyobozi bwahageze bugafata umwanzuro w'uko iki kibazo kigomba gukurikiranwa mu maguru mashya, kugira ngo ejo hatazagira uwica undi cyangwa se akangiza undi, bitewe n'uburangare bwo kuba batarakurikiranye ikibazo mbere. Wowe rero tubana muri ibi biganiro byacu bya Ruhura Ubuzima TV, ukaba utarakora subscribe, aka niko kanya keza kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye dukomezanya n'andi makuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no